nimekuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. 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 Oh, nimekuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Nimekuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Naramubonye ntashobora guhinduka, Yesu ntashobora guhinduka. Naramubonye ntashobora guhinduka, Yesu ntashobora guhinduka. Uwo mwami naramubonye ntashobora guhinduka, Yesu ntashobora guhinduka. Ntashobora guhinduka, ntashobora guhinduka, ntashobora guhinduka, ntashobora guhinduka, ntashobora guhinduka, yeah, ntashobora guhinduka. Uwo mwami ntashobora guhinduka, Yesu ntashobora guhinduka. Naramubonye ntashobora guhinduka, Yesu ntashobora guhinduka. Nimekuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Jehova nimekuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Asiyebadilika ni Yesu, pokea sifa. Asiyebadilika ni Yesu, pokea sifa. Asiyebadilika ni Yesu, pokea sifa. Mukomere cyane bakunzi ba Karibu Ntizaduhana. Nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bw'Uwiteka Imana ishobora byose. Nkuko mubizi uyu ni umunsi wo kongera tukarebana ku biganiro biheranye n'umuziki, kuko twababwiye ko tuzajya tunyabanyurizamo abashaka kwiga umuziki bakamenya ngo ese naririmba gute, nakitwara gute ndi kuririmba, ese ni ibiki nemerewe kuba narya cyangwa se ntemerewe kuba narya. Uyu mwanya rero twabazaniye ibintu warya cyangwa se ibintu utagomba kurya. Urugero, amazi avuye muri firigo buri akonje cyane ntago ari byiza ko umuhanzi yanywa. Niba uri umuhanzi irinde kunywa amazi avuye muri firigo, kuko buriya atuma voice ibura, voice ikaba yabura, voice yawe ntigende neza. Ubwo rero irinde kunywa amazi avuye muri firigo kuko ntago ari meza, atuma voice ibura. Ikindi cya kabiri, irinde kurya urusenda. Niba uri umuhanzi irinde gufata urusenda kuko urusenda rutuma nago voice ibura. Ikindi kandi, niba uvuze ko ugiye kuririmba muri uwo mwanya irinde kurya cyane ngo urenze urugero, kuko numara kurya cyane ntabwo performance yawe ntago izagenda neza. Fata ibiri mu rugero, numara gufata ibiri mu rugero nurangiza kurya uririmbe, numara kuririmba hasigaye ubone kurya, ubone wahaga. Naho guhita urya ugahaga cyane ntago ari byiza ugiye kuririmba. Ikindi nababwira nuko umuhanzi agomba gukomeza mu nda cyane, kugira ngo gukomeza mu nda no mu mihogo kugira ngo ubone uko uyobora ijwi. Mu mihogo hagufasha kujyana ijwi aho ushaka, naho mu nda hagufasha naho imbaraga, niho haguhereza imbaraga z'uko ijwi risohoka. Buriya rero niba uri umuhanzi menya ko ugomba gukomeza mu nda cyane, ndetse no mu mihogo hawe ukahagorora cyane. Ni byiza ko ufata ubuki kuko buriya ni bwiza cyane, bugorora mu mihogo. Kandi umuneke nawe buriya ni mwiza cyane kuko ufatanye hamwe n'icyo ugiye kuririmba muri uwo mwanya ijwi risohoka neza. Buriya biri mu bintu byagufasha cyane mu gihe ugiye kuririmba. Niba uri umuhanzi rero menya kurya iryogi n'umuneke mu gihe ugiye kuririmba, cyangwa se niba ubonye ubwo buki rimwe na rimwe uzajya ugenda ubufata, bugenda bwagura mu mihogo yawe, bityo rero ukagenda uririmba neza. Kuko murabizi ko iki gihe kugira ngo umuhanzi akundwe kenshi na kenshi nijwi
n'ubutumwa. Ibyo ngibyo biri bimwe byatarakita abantu kugukunda cyane mu biheranye n'umuziki.